Muraho neza abakunzi ba Muri Forex Academy. No munsi tugiye kureba uko wakoresha price action strategy mu gukora swing trading kuri market. Mu bintu turi buze kureba, turareba uko wakoresha ama time frame ushaka direction, uko dushyiraho zone, hanyuma turebe uko dutegereza confirmation kugira ngo dufate entry nziza. Ibi nibyo byatumye ngera kuri consistency kuruta uko najyaga nkoresha entry zihutirwa. So icyambere muri price action ni direction. Ntabwo twongera gukora guessing kuri market. Twifashishije higher time frame kugira ngo tumenye aho market irimo kujya. Niba market iri bullish, tugomba gushaka buy opportunity gusa. Niba market iri bearish, nabwo dushaka sell opportunity gusa. So reka tuze dutangire dihere kuri day time frame. So hano is candlestick. Muraza kugira ngo muze gusobanukirwa neza. Abenshi nabonye bakunda gukoresha candlestick za green and red, ariko ngewe iyi ya black ibiri bullish, hanyuma iyi ya red ibiri bearish, kugira ngo mubashe kubyumva neza bitaza kubacanga. So hanyuma tubanze dusobanure ukuntu dushobora kwifashisha daily time frame. Muri daily time frame ikintu tujya gushakamo, icyambere tujya gushakamo market direction, icyerekezo kiri iri soko ririmo. Ntago tujya dushakamo entry point kuri strategy ngiye kubereka. Hanyuma nimba dufite candlestick ya green, ubwo ni bullish, isoko tuba tugomba kuzamuka muri bullish nk'ibisanzwe nkuko twatangiye tubivuga. So hanyuma nimba dufite bearish candle, sorry iyi ya black, iyi reka tuyigire black, hanyuma iyi ya green. Hanyuma nimba dufite bearish candle, nabo tugomba gushakamo opportunity ya sell entry. Ubwo nimba isoko ryacu riri bearish, tugomba gushakamo ama setup ya bearish. Hanyuma nimba isoko ryacu riri bullish, nabwo tugashakamo bullish setup. So hanyuma nuko one day time frame tuyikoresha. Kirazira kwinjira mu isoko like isoko ryawe ukabujya kuri tradinga. Ni nk'urugero buy, dufite iyi red candle. Kirazira aho ngaho ushatse guhinyuza isoko, kandi iyo ushatse kugenda mu cyerekezo isoko ririmo, isoko ritarimo, ubwo akenshi ukunda guhorana n'amarosi ahambaye kubera ko ubu umeze nk'uri guhinyuza isoko. So hanyuma tujya muri 4 hour time frame. Ko ikintu tujya kurebamo impamvu dufatira entry muri 2 hour time frame kuri strategy, nuko 4 hour time frame iyo tugiye gufatiramo entry point, akenshi usanga stop loss ari nini cyane, bikaba byatugora cyangwa iryo soko twinjiye ryafata stop loss, kuza kwakira icyo gihombo bikaza kutugora cyane kurusha uko twafata stop loss neya muri lower time frame. That's why niyo mpamvu dukoresha 4 hour time frame kugira ngo turebe direction. Hanyuma iyo tumaze kubona direction muri one day time frame, turamanuka kuri time frame iri hagati, ariyo 4 hour time frame, tugashyiraho market zone ijya aho isoko ryagiye rikorera ama pullback. Ntabwo dufata trade hagati mu nzira, dutegereza kugeza market ije gukora structure level. Iyo tuvuga ama structure level, aba ari ama higher high ndetse n'ama higher low. Hano tuba dufite higher high, hano n'ama higher low. Cyangwa tugategereza yaba ari bearish, isoko rikaza rigakuramo ino pullback, hanyuma rigatangira gukreata ama lower low n'ama lower high. Hanyuma kandi icyitonderwa, kirazira gufatira trade kwiyi
iyi lower high ibiherutse tuza gufatira trade ku iyi zone, aba ariho tuza gufatira trade tukaza tuga take profit yacu tukayishyira munsi ho gato kuri low ibikurikira cyangwa kuri higher low ibikurikira. Iyo tumaze kubona price icyerekezo cyayo nimba ari bullish cyangwa ari bearish, ngo twifashishije ama market structure arimo higher low, high high, low low, low high. Iyo price igeze muri zone nabwo duhita dukanda buy cyangwa sell dutegereje confirmation ya price action kugira ngo market ibanze itwereke confirmation yacu imo rejection candle cyangwa n'ama EMA, ama trend line ndetse n'izindi confirmation. Aha turahita tujya muri 2 hour time frame. So 2 hour time frame ikintu tujya gushakamo akenshi tujya gushakamo, kuko hano tuba dufite iyi tuyifata nka support ndako nka resistance, bayaje hano ikaba support, hano tukafata nka resistance tukaza kwinjirira ku iyi zone muri day time frame nuko tuyira. Hanyuma muri 4 hour time frame naho biba bimeze kimwe nk'ibyo muri day time frame. Hanyuma ariko ama candlestick ntago abangana. Hanyuma hano tukaza muri 2 day time frame ariho tuza gufatira entry point, tuza kurebera ama rejection candle, tukaza kurebera ama EMA ko ya isoko riri kubouncing kuri EMA cyangwa riri hejuru gatoya. Hanyuma tukaza kureba kuri Fibonacci trend line, ariko tugomba kubanza kugira ngo dufate entry tuba tugomba kureba kuri confirmation byibura inyeya n'eshatu. Iya mbere ni confirmation candle, iya kabiri EMA moving average, iya gatatu ni Fibonacci cyangwa trend line. Okay, tureta tuzamuka muri chart tuzamuka mubereke iyi trade nafashe uko nabigenjeje n'ukuntu nakoresheje iriya strategy, iyi strategy nayo ndi kubereka hano kuri diagram. Muri urugero kuri daily time frame, ka tuzamuke muri daily time frame. Okay, so murabona ko tugiye muri day time frame isoko ryari gukora ama high high, ama high low, ama high high, high low. Isoko riri kugenda rikora ama high high, high low. Hanyuma rigeze hano ritacinga kuri resistance yacu yaje hano ikaba support. Bibutsa ko iyo tumaje kubona ko muri day time frame turi bullish, ikintu dukora tugomba gufata entry ya buy gusa. Hanyuma iyo turi muri bearish nabwo tugomba gufata entry tumanuka gusa. So hanyuma nahise njya muri 4 hour time frame kugira ngo nje kureba ama structure, nje kureba ya mazone yacu ariyo high high na high low. Maje kubona ko isoko ryacu riri kugenda rikora ama high high n'ama high low, ubwo birumvikana ko muri daily twari turi gufata bullish structure nyine, ubwo twari turi kuzamuka. Hanyuma nahise njya muri 4 hour time frame kugira ngo ndebe ko ino trade yacu ishobora kuyibyaza umusaruro. Urabona tugeze muri 4 hour time frame, urabona ko naho isoko ryatangiye hano riri bearish,
hanyuma ritangira gukreata sorry gato reka mparenze murimo ibi bintu. Murabona ko isoko ryacu ryari ryatangiye urugendo rwa bearish muri 4-hour time frame, ariko tigeze hano rikora kwe resistance ya jane ikaba support, ritangira gukreata bullish rigenda rikreata amahaya high n'amahaya low, hanyuma rigeze hano naho rikora ama rejection candle. Ahangaha ntago ino trade nabashije kuyibona kugira ngo nifatire kuri zone, ariko nayibonye isoko rigeze muri zone, hanyuma mbona stop loss yacu yaba ari nini cyane, aribwo nahisemo kureka ngo isoko ahubwo rimene iyi resistance, hanyuma nirigarukaho nze gufatamo trade. Hanyuma nibwo nahise manuka muri 2-hour time frame kugira ngo nze kureba ukuntu nabonamo entry mw'iri soko. Hanyuma isoko ngeze muri 2-hour time frame nabonye ko isoko nk'ibisanzwe riri create bullish trend, rigenda ricreate amahaya high n'amahaya low, hanyuma rigeze hano kwi resistance yaje hano ikaba support, ryahise ritanga sorry isoko ryacu rigeze kwi support, ryahise ritanga icyo twakwita nka engulfing candle. Ngiye kwifashisha EMA yanjye mbona ari kubouncing hejuru, urabona ko hano ryari ryayimenye, hanyuma riri kwigendera hejuru, bivuze ko isoko ryacu no kuri moving average ryari riri kuzamuka muri bullish. So hanyuma nibwo nahise mfatamo ino trade, mfatamo risk reward ratio 1:4, bunye mfata risk reward ratio 1:5 kumanura kugera kuri 1:2. Ubwo nayo bitewe na trading plan yawe uzahitamo uko uzajya ufata trade cyangwa uzajya ukoresha risk reward ratio. Iyo niyo risk management. Niba tudafite risk management, price action ntacyo yamara. Stop loss ni ngombwa, ntabwo dufata trade tudafite invalidation point. So hanyuma murakoze cyane kuba mwakurikiye Manila Forex Academy. Niba wifuza ko dukora indi video irambuye kuri risk management cyangwa top down analysis, andika yes munsi muri comment, kandi wibuke gukanda like, subscribe kugira ngo uze kubona video zose. Murakoze kandi turahura ubutaha. See you, love you.